mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Liam yaramaze gufata umwanzuro wo kugenda ndetse akagenda atabwiye Ivy. Ese aho yaje kugenda nangwa niyigeze agenda? Reka inkuru yacu n'ubundi tuyitangirire kuri airport. Liam aba yerekeye agiye ataragenda telefone ye irasona agahera ko yitaba. Aritaba agasanga ni mushiki we umuhamagaye. Liam aritaba akavuga ati ndakumva Gia. Ndatari kose Liam, ibisazi byaguteye ni bwoko ki? Ibintu ndi kumva bari kumbwira ni ukuri? Uri serious ugiye kugenda? Liam ati mushiki wanjye, urabizi ndagukunda ndanakubaha pe, ariko kuri iyi nshuro reka nkora iby'umutima nama wanjye uri kuntegeka. Ndumva ntari tayari. Gia atari ko nagaruka wakawifata umwanzuro. Ese ubundi niki kiri kugutera kugenda? Ugiye gitaraganya, ugiye habura igihe gitoya ngo ujye mu murenge, ama invitation na save the dates byarasohotse, uriteye uragiye. Ugiye ubukwe bwawe na Ivy utabushyize ku murongo, utekereza ko ari nde wundi uzabigukorera? Liam ati by'ubukwe byihorere, niba buzaba nangwa se butazaba sindanabizi. Gia tugeze ngo iki? Ariko noneho umenya bakuroze. Wowe Liam uri kuvuga ngo ntago uzi niba ubukwe bwawe na Ivy buzaba? Impossible. None se wacenjinze mind yawe? Byaba bitangaje kumva ko wowe Liam, wowe wasariye Ivy uhindura intekerezo. Ako se ubundi nanone ntago ndishobora kuba zihinduye. Kuki uri kuvuga ngo ntago urishobora kuba ubukwe buzaba? Liam ati Gia, ntanjye ntago mbizi pe. Gusa sinagwishura mushiki wanjye. Ivy ndamukunda, ariko nubwo mukunda njye nawe ntabwo twabana. Gia atabazimu bashye. Noneho watewe n'ibitega byahehe. Ubu nibwo wibutse ko we na Ivy mutabana? Niki cyabaye hagati yawe nawe? Ni irihe kosa yagukorera ishobora gutuma wowe ubwawe utekereza ko utabana na Ivy? Liam, uzi ko mu bakobwa bose wigeze wakundana nabo bose nta n'uyu n'umwe ushobora kuza imbere ya Ivy? Ninde se umurusha ubwiza? Nta n'umurusha rwose kinyabupfura. Uriya mwari yararezwe. Ikindi cya kabiri ni umukristo. Umugore wawe arasenga. So ntabwo nzi rero ibintu biri kugutera kano kanya. Liam n'ubu ugiye kubaza umwana w'abandi. Liam mbabarira, nusarusara ukora ibindi, ariko garukira aho ngaho ibintu byo kugenda byihorera. Liam ati Gia, namaze gufata umwanzuro. Ntago ngomba gusubiza ibintu inyuma. Kwanza indege irabura n'iminota mike ngo ihaguruke. Ahubwo wareka tukazavugana naragezeyo ko ngiye kwinjira mu ndege. Gia ati Liam,
njyewe nawe uhereye uyu munsi tubyaranye abo ngabo ntabwo uzongera kwitwa musaza wanjye nuramuka uhemukiye Ivy. Yamatoke ubyita uko ubishaka nangwa se ubifata uko ubishaka, ariko nuhura na Ivy uzamubwire ko namukundaga by'imamo. Ndagiye sinzi niba nzagaruka nangwa se ntazagaruka. Impamvu y'ibi byose igihe nikigera uzayimenya. Wakoze cyane mushiki wanjye. Wowe nubwo wansiga nangwa se naho wandeka ukamfata nkaho nakiri musaza wawe, njyewe sinzigera nkureka kandi n'ubundi nzakomeza kukwitaho. Ahera akamukupa. Gia aho bari biramushobera bikamucanga, nta kindi kintu akora. Ubwo tuve kuri airport twigire mu rugo kwa Liam kuri mushiki we Gia. Ahera akajya mu cyumba cya Liam agatangira kujagajaga ibintu byose ngo arebe ko nabura yabona ikintu icyo ari cyo cyose cyaba cyamuteye kuba yagenda. Arashakisha ariko akakibura. Ahera akafata telefone agahamagara Ivy akamubwira ati Berseri mwiza, nkeneye ko njye nawe tuvugana kandi igihe kitari gitoya. Shaka umwanya njye nawe tuganire. Ivy ati none se birihutirwa Gia? Undi ati yego birihutirwa. Ivy ati none se ngusange Gia? Ati hariho hose ushaka twahahurira. Hari ahantu ariko nkunda kwicara ndi kunywa agakofe, sinzi niba wahansanga akaba ariho tuganirira. Ivy ati nta kibazo, mpereza location y'aho hantu maze nyine tuganire. Ndahera akamuhereza location. Ivy nawe atangira kwitegura aho ari mu rugo. Gia nawe aritegura yasoza akinjira mu modoka akerekeza aho abamaze kubwira Ivy ko bari buhurire. Arahagera akicara agatanga komande y'ibyo bari burye n'ibyo kunywa. Ashira akanya Ivy nawe agahera akahagera. Bararamukanya ariko Gia ntabwo aba yishimye. Ivy aramwitegereza akamubwira ati Gia umeze neza? Gia ati yameze neza ariko ntabwo ari cyane. Ivy turarwaye se? Ndatoya ntabwo ndwaye shandi na muzima birenze ibikenewe. Ati none se wabaye iki? Sheri yaba yaguteye indobo se? Washwanye na sheri wawe? Gia ati oya ntabwo twigeze dushwana. Uretse ko njyewe ntari na steady, ntabwo ndi na stable, ibintu by'inkundo mba numva ntazi, ahubwo amaherezo uzanyihera wa musaza wawe. Ivy ati musaza wanjye wowe? Ndati wa wundi ukina basket. Ndaturavuga ntwari se? Gia ati yego. Ivy iragaseka rwose ubu nkuriya kweri. Urabona uriya yazavamo umugabo muzima kamba mbona ntazi ibye. Gia ati impamvu nyine wowe umubona gutyo nuko ari musaza wawe, ariko twe tumubonye tubonamo umugabo wacu w'ahazaza, tumubonamo umugabo muzima. So I don't know why, ariko nyine njye mbonye ntwari mbona rwose ari umusore mwiza. Ivy ati ariko nizere ko uri kwikinira.
Jiya ati no I'm not joking. By'umwihariko iyo bigeze mu rukundo I don't joke. Ati none se simuhura kenshi, simubonana kenshi, si inshuti yari yamu. Ubwo nyine njye nimukundana nzabashyigikira. Jiya ati aha nakidingaga nari ndi mu mikino. Iva ati nari mbizi. Jiya ati rega niyo ndaba ntari mu mikino musaza wawe ndamuzi agendera kuri igitsina gore. Ese ubundi mu buzima bwe yari yateretaho? Iva ati nta makuru mbifiteho ariko ntegereza ko nashera aragira kubera ko nyine ibintu byose akora aba yabimbwiye. So nyine warwana na career yiwe ntekereza ko ibindi bizaza nyuma. Gusa nyine abakobwa bamukunda n'abamwirukaho bo rwose umva ni ifamu yose. Jiya ati rwose ndabizi nta kuntu yaba ari mwiza kuriya noneho byongeye ari umustar. He's a superstar. Ni celebrity. So rero ntago yabura abakobwa bamwirukaho. Iva ati ikibabaje nuko abatanabitayo. Anyway kwanza reka tuganire kubera icyo wamumagaye. Mpamagaye igitaraganya gushaka ko tuganira byihutirwa. Mfite ikihe kibazo? Jiya arabanza akiyumvira kitegereza Ivy. Hari akamubaza atari ko Ivy twirengagije yuko wowe nari mugiye gukorana ubukwe ubundi uramukunda? Ivy ati Jiya ntago ari wowe wakabaye umbajije icyo kibazo pe. Liam ndamukunda niyo ntekereje ko mukunda iteka umutima urandya nkumva amarira azenze mu maso nkagira ikiniga nkumva neza ntago nzi icyo musaza wawe yamaye gusa ndamukunda pe. Iyo ntekereje ku rukundo mukunda mpita numva nshenyeraye. So I can't wait to be his wife. Ntago nzarota mbaye umugore we pe. Banumva iminsi itanagenda. Jiya arabyumva bigahera ko bimucanga. Ahera akabaza Ivy kabwa ati none se Ivy musaza wanjye muherukana ryari? Ndati tuherukana shobundi twari kumwe. Mperukana nawe ari kumbaza ibintu bijyanye na family yanjye mbaza kuri mama. Ndakeka ari ibyo. Jiya ati none se mwatandukanye gute? Ivy ati ariko twatandukanye neza, twatandukanye twishimye, namusezeye bisanzwe nawe aransezera. So ntabwo ndatekereza nta kibazo cyavutse hagati yanjye nawe. Jiya bihera ko bimucanga kavuga ati none se ahera ko yiyumvira mu mutima yiganiriza akibaza ariko nanone akabura ibisubizo. Yibaza ati none se niba baratandukanye neza Liam afite ikihe kibazo? Yasaze se? Yasinze? Asa umuntu asinda katishe tike y'indege agenda? Ibintu ntabwo byumvikana. Biramushobera akiyumvira. Ivy aramwitegereza akabona arasa naho byamushobeye. Hera akamubaza ati Jiya ameze neza? Ese ubundi kubera icyo uri kumbaza Liam hari ikibazo yaba afite? Nkaba ntabizi. Mbwira. Ivy ahera akafata telefone ngahamagare Liam ariko Jiya agahera akamubuza akabwira ati ya wikirwa uhamagara Liam kubera ko ntabwo uri bumubone kano kanya. Sintekereza ko call yawe kano kanya hari icyo yatanga kuri we kuko isimu ye ntabwo wayibona. Ivy ati ngo iki? Hari ikibazo afite? Mbwira. Habi wanjye afite ikihe kibazo? Jiya
mbabarira umbwire Liam ameze neza Gira ati yameze neza rwose nta n'igicurane ayivata mutima neza warunsimbutse nose ubundi niki cyabaye niki kiri kujya mbere ntago kugeza n'ubu sindi ku understanding ikintu ushaka kuvuga what's missing niki kiri kubura ko mbona uri kwitwara ukuntu uri kuguma umbaza kuri Liam ndabona ntazi Ati anyway reka tubyihorere just nashaka kumenya niba umukobwa ugiye kubana na musaza wanjye amukunda by'ukuri nta kindi kuko mba numva rwose umuntu uzabana na musaza wanjye nyine yaba ari wa muntu umukunda kandi amukunda by'ukuri kuko nazaba barambonye musaza wanjye ari kunyura mu buribwe bitewe n'urushako ayivate humurape Liam ndamukunda ahubwo se ameze neza guhera mu gitondo ntaramvugisha nanjye nategereje ngo ndebe kari bumvugisha ahubwo warunteye ubwoba ati ameze neza nta kibazo afite ahubwo ndumva ntatuje reka komande nari natanze bayizane nyine bayidupakingire tuyitware mu rugo ayivata ariko turajyana iwanjye ntabwo uri butahe ati nibyo byafasha ko ndumva ntashaka kujya mu rugo ntago ntuje tuve kuri abo ngabo babiri twigarukire kuri nangwa se twigire kuri Bianca ari kumwe na murumuna we Mika wayasetse yatembagaye hari kumwata ariko Bianca uzi ko ushiri ku bute nyuma yo guseba n'ubura cyumva ukeneye kongera kuvugisha uramwana shamva ngewe ndi wowe nambaza ntwari nahera ko nziseba ako ubundi nkubaze ibaza umunsi Dirane yamenye ko wirwa umuteshereza umwana umutwe urumva muzakiranuka Bianca ati sazantwara iki ngomba kumutesha igihe nk'uko se yanesheje igihe umva ibyo se yankoreye niwe ugomba kubyishyura Meka turasetsa uriya mwana ko ari umunyabwenge reba igihe wamuhereye yarakunaniye ejo bundi waramwatatse arakunanira ahubwo ubundi wowe ubona ugira ubwenge ubundi uruzura ufite common sense zose rwose 5 common sense urazifite ariko menya utazi kuzikoresha ufite amaso ariko nturora ufite amatwi ariko ntiwumva umeze nkubwire n'ibindi ubwenge bwawe buke ase nta nubwo wireba nabura wananiwe gufata undi mwana ukiri muto iri mu myaka ya ntwari ngaba ari umutega ujya kumwitega wowe ubwawe sha ubwo bwiza bwawe ntago bukigizwe nta nubwo ubona kukuze Bianca mva nkubwire ntunyubahuke ubwo se ushaje kuvuga ko nshaze ngenda ashaje Mikata ariko uvuze ko nyiri urugo yapfuye ntago ari wowe wamwishe uretse ko tuvuga ibigoramye imihoro ikarakara Bianca ntago uzi imyaka yawe ese ubundi wakubona mu buriri n'uriya mwana yatekereza iki uzi ko neza ngana n'uriya muhungu wawe kwanza uriya muhungu wawe aranamuruta aramuruta niba atamurusha nk'imyaka 2 ahubwo murusha 3 ngaho rero imagine rwose uri mu buriri n'uriya mwana we wabyaye byimagine ari nk'umwana wawe Bianca tumva rero nkubwire uri murumuna wanjye azatuma nkubahuka Mika tumva rero nanjye nkubwiza ukuri suzambuza kukubwiza ukuri ngo nuko mbi wawe ununze ngaburira umpa buri kimwe nava hano nkatahadi urabizi ko rero wansunikiye kuza hano kubana nawe nyuma y'uko Dirane agiye warwaye depression nari ndi hano kugira ngo ngufashe ariko Bianca ntabwo nzongera kugushyigikira mu mafoto aho bigeze gendana n'igihe urimo ukure mu mutwe urashaka kwigira nk'abakecuru bo muri iyi tawuni
birwa bagenda mu muhanda bareba udusore babakangisha udufaranga bafite. Ese nk'ubwo umwana wawe aramutse abimenye ko usigaye uryamana n'abantu bangana nawe, urumva yakishima? Ibaze noneho mba mbona usigarije no kuzajya mu nshuti z'abana bawe pe, kuko niyo maherezo. Niba ureba ntwari ntutinye kumva ko mwajyana mu buringo just ngo nuko ukeneye kubabaza Dylan. Ubutaha uzajya kuryamana n'abana ba rwose b'inshuti z'umuhungu wawe kuko wabonye ari utubogari, kandi nawe urabizi ko umuhungu wawe agendana n'abana beza, abasore beza rwose. Ubwo rero nutireba ngo wimenye, ejo n'ejo bundi isi zakota dia. Kwanza reka nigendere, taza gutuma mvuga nkavuga n'akari murori. Ntabwo wimenya. Bianca ati ninjye wimyoje. Mpigati mbigusubiremo se. Bianca ati unafata ibintu byawe byose nkabijugunya hanze. Mpigati sibeshye. Ibeshye ugira n'umwenda wanjye ukoraho. Erega wabonye twatangiye ndimo ngusekera ugira ngo buramba ngushyigikira. Bianca amaze kongera hape. Ese ntabura nta nubwo ujya utekereza ko data na mama baterwe ipfunwe nawe, nabura ngo niyubahe. Reba uko ungana warabarumbi, uri aho ngaho gusa uzatahira umwana umwe hejuru y'amafuti yawe n'ubugoryi bwawe. Ubundi ubwo bagiye kuguteruramo nyababyeyi asara mu makosa yawe, uragira ngo mbikwibutse se? Kwanza reka nigendere. Iminsi iragenda ikicuma indi gataha, ukwezi kugashira. Ive atazi irengero rya Liam. Umunsi umwe rero agira atya agafata telefone ye agahamagara Liam, ariko mu kumuhamagara telefone ibicamo ariko namwitabe. Abikora inshuro nyinshi ndetse mu bihe bitandukanye, ariko Liam atamwitaba. Akamwandikira ama message kuri WhatsApp, undi agasoma ariko agaceceka. Ivy biramucanga, agafata umwanzuro wo guhamagara Gia. Gia ahera ko yitaba. Ambwira ati Gia, ndakwinginze mbwira niki naba narakoreye musaza wawe. Maze ukwezi kose namubona, nawe nta kintu ushaka kubimbwiraho. Ndamuhamagara nanyitaba, naba narakosheje iki? Mfite ubwoba n'igihunga, mbabarira nabura umbwire. Niba hari icyo namukoreye, nabura ngisabira imbabazi. Gia n'ikiniga cyinshi abwira Ivy, akambwira ati Ivy, ndagukunda cyane urabizi. Uretse no kuba uri Bersel, uri inshuti nziza, ariko wintera agahinda. Nabura reka mwinginge ndebe ko yakuvugisha. Ahera akakupa, ariko atarakupa arambwira ati Ivy, ndabizi neza ukunda musaza wanjye, nta n'icyo utanakora ku bwa musaza wanjye. Ndabizi ko umufitiye urukundo rwa nyarwo, ndabizi ko umukunda by'ukuri kandi by'imamo. Ndanabizi ko icyo byagusaba cyose kugira ngo ube uri kumwe na Liam wagikora. Ariko ntakubeshye, nanjye ntago nzi kiri kujya mbere. Ubwo twahuraga mu gihe cyashize, nkubaza niba umukunda, uriya munsi Liam yari yuriye indege.
ayiva tugize ngo iki ushatse kumbwira ko kugenda kwiwe wari ubizi? Ati yego nari mbizi, uriya munsi nasaga naho nataye umutwe, nari nabuze aho mbera mbikubwira, numvaga ntazi ngo ndakubwira ngo iki. Yaranambwiye ngo nkubwire ngo yagukundaga by'ukuri kandi by'imamo. Ati yankundaga by'ukuri kandi by'imamo, ntago akinkunda se? Yaba yarahinduye intekerezo? Ati ibyo sinabimenya, ariko mu kuri nanjye ntago nze icyateye Liam kugenda, ariko reka muvugishe ndebe ko nabura ngiye wanyitaba. Ahera akakupa, ahamagara musaza we Liam. Liam nawe ahera ko yitaba. Mu mujinya mwinshi ahera akamubwira ariko se muho wibonyemo iki? Uri zahabu? Uri diyama? Ubundi what are you? Uri igiki? Wigize iki ku buryo umuntu aguhamagara ukamwiyorera? Umva rero nkubwire, njyewe ntago ndi Ivy Muteretana. Njyewe ndi mushiki wawe kandi urabizi ko rwose ntajya rwose sinjya ndya umunwa, kandi njyewe ntago njya ndya ubugoro mvugisha ukuri. Reba iki gihe cyose gishize hashize ukwezi, buri gihe tuvuganye urambwira ngo ugiye kuvugisha Ivy, bikarangira utamuvugishije. Ubona ngana nawe njyewe? Wakurebaga buri munsi wirwa uririmba Ivy 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 Ivy. Yarabaye intero n'inyikirizo muri uru rugo. Niyatekereza kuri ikigwari kuri uru rwego. Riya uri ikigwari, uri ikigwari mbigusubiriremo. Niba utabasha guhangana n'ibibazo ngo fesingane nabyo, ukemura ikibazo kiri hagati yawe n'umukunzi wawe, ubukwe butahe, uri ikigwari. Ese ubundi mufitanye ibihe bibazo ra? Ni irihe kosa yakoze digutera kwanga kumuvugisha, aguhamagara ukamwihorera, akakwandikira ugasoma ntusubize? Byose rega aba yabimbwiye. Hari n'isoni. Umukobwa waramufashe umuzana muri famiye turamumenya, nyuma y'uko umutweretse twese twaramukunze twaramushimye. None abazimu n'abadayimoni ndetse menya harimo na za nyabingi biraguteye birakwangaje uragenda. Ubundi wowe ubona utari umwuka w'uruzerero gute umugeni wawe ukagenda? Ubwo yaba yarakoze ikosa rimeze, hari ikosa ritababarirwa mu buzima. Wamufasha guca inyuma se, wamufashe yica, wamufashe aroga, yigeze akubwira ko akwanze, wasanze atagukunda. Akubundi wakunyegereza, wagiye kwiturika mu mahanga. Umva umunsi umwe gashiga izagushigura uturumbuke yutahe. Njye nawe tuzahangana, uzamarira undi mwana arararira hejuru y'ubugoryi n'amafuti yawe. Riya, noneho ntago ndi bukupe. Ugomba umbwire ufite ikihe kibazo kiri kugutera kutitaba Ivy? Ese ufite abahe badayimoni bari kugutera kumva neza neza ubukwe bwawe bwapfa? Ese urabizi neza ko umurenge wahagaze? Urabizi neza ko umurenge utabaye? Uzamarira uriya mwana arararira neza neza, isi yirwa imwota, abantu barangwa birwa bamuseka bamubaza ngo umugabo wawe ari he neza. Nanjye nirwa mbeshya abantu ngo twigije ibintu inyuma hejuru yawe. Bwibone gusa bwarakurenze, urikunda shawe. Akibaze nk'ibintu wakoreye Ivy ari wowe wabigukoze. Niyo mati wasoje kuvuga se? Ngiye wahereye uyomba, nta kindi wibagiwe? Ati icyo nicyo mpfa nawe. Uriyumva shawe, uriyemera, uri mana yanjye simbizi.
icyo nshaka ni kimwe ushobora kumbwira nangwa ntabwo mbwira Liam turi tayari se nkubwira impamvu yandeye ibi byose ati ndashaka kuyimenya undi ati ngaho rero tega amatwi nkubwire inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha ase niki Liam agiye kubwira mushiki we Gia nabimubwira se aho biracurikiye ese aho Ivy yabagiye kongera kubabara ku nshuro ya kabiri nangwa Liam azagira ahindura intekerezo byose tuzabyumva mu bice bizakurikira inkuru yitwa Inzitane njyewe nitwa Atiti nijyondika kandi ni nanjye wibagezaho